Okay, murakaza neza kuri channel yacu. This is Daily Advice by Claude TV. Aka kanya rero iyi channel yacu n'ubundi nk'uko mubibona tugiye kuvuga ku kintu cyitwa kamisi. Abantu baba teachers mwegere hino. Tudatinze rero fata telefone yawe ugende muri application bita Google Chrome. Numara kugera muri Google Chrome wandikemo ijambo kamisi. Dushaka kureba system uburyo yahindutse nshyashya, uburyo kwandikamo amanota cyangwa se kuri coding amanota muri system byahindutse kuruta uko twabikoraga mu bihembwe byatambutse. Urasacinga nkuko bisanzwe bakubwira welcome back, ushyiremo credentials zawe ubundi winjire muri system yawe. Urategereza gato birodinga n'ubundi nk'ibisanzwe, gusa mu gihe bikiri kurodinga nkubwira ngo wabukanda subscribe, ukabukanda like kuri iyi video, ubundi mukanya ukaza gushyiraho aga comment ukambwira uburyo ki wabibonye. Okay, aka ni message rero gahita kaza n'ubundi kakubwira ngo get ready new max upload form coming soon. Iyo rero niyo ngiye kubabwira yaje nujya muri kamisi yawe n'ubundi urabisangamo. Reka rero dukomeze dukore aka ngaka n'ubundi uzagakuramo kuko ngiye kugusobanurira nkuhereke uburyo ki uzongeramo amanota ukayasevinga. Twagiye rero ikintu urahita ukora ubundi urahita uza ujye kuri turiya turongo dutatu turi hariya hejuru. Numara kudukoraho n'ubundi ujye aho wari usanzwe gukora kuri upload max. Numara kujya kuri upload max utegereze, nibirangira urahita ubona bino bintu. Ni video igomba kukwigisha uko ubikora, ariko kuko wabonye iyi ngiyi ziriya video n'ubundi wayireba utayireba, ariko ibyo bari bugusobanurire n'ubundi ni uburyo ki washyiramo amanota. Turagenda rero ujye mu maklasi yawe yose wigisha, amaklasi wigisha numara kureba uhitemo imwe. Ngiye dore misimi class imwe nigishamo imibare, ngiye gusetingamo draft y'amanota ngiye gushyira mu mpere kuri end unit. Urabona hari end unit na end of term, bivuze ngo nshyizeho end of unit draft yayo. Urabona ko already imaze kujyaho, bivuze ngo ahantu ndahita nkanda hano kuri add edit cyangwa se add or edit max. Nze urabona bituzuka checking ko abantu ufite muri iryo shuri ari bo usanze atarimo, nyine ubwira head teacher wawe akamugushyiriramo aciye muri data validation. Okay, urabona ko hangana rinkizemo amanota arenze. Amanota agomba kujyamo barayakwereka ni 80 hejuru yayo. Urabona ko uramwana naninkiremo bwa mbere yanze kujyamo, urakomeza ugashyiramo, ariko hari hejuru ubonye ko yanze kujyamo, bivuze ngo nsubiyeyo kuyashyiramo kizemo make. Noneho urabona yuko ageze gute agiyemo. Icyo bivuze ni iki rero, ugomba gushyiramo amanota atarenze maximum cyangwa se max limit. Nanone ukamanuka ugashyiramo amanota nk'ibisanzwe n'ubundi. Urabona ko no system imeze neza, kandi akantu keza k'iyi system nuko yo ahangaha wahageze na internet ushaka wabuyikuyeho rwose birakunda. Ahangaha rero ikintu ngiye kuberekera ahangaha ni igihe noneho umwana adafite amanota ikintu ukora. Wakundi wamusimbukaga ugashyiraho 0 cyangwa ugashyiraho iki oya, cyangwa se ukibaza ngo urashyiraho icyanga. Noneho bazanye system yo gushyiraho impamvu. Urabona hari illness, hari administrative error n'izindi mpamvu mubonye hepfo. Urabona ko njye ahangaha misemitamo administrative error. Ugakomeza n'ubundi ugashyiramo amanota y'umwana afite, ugakomeza ukayashyiramo n'ubundi nk'uko ayafite, ugakomeza ugashyiramo amanota. Icyo mubwira cyo nyine ni uko iyi system noneho iraba imeze neza kuruta uko mbere yabaga igoranye. Ushyiramo birodinga biti ndanga uyashyiramo rwose wahageze internet washaka wayifunga. Ndaza kukwerekana internet uyikenerera. Ukongera ugashyiraho impamvu zose urazibona hano, ugashyiraho niba yararwaye ugashyiraho ngo yararwaye, ntabwo yakuze nyine kati cyangwa se na manota afite, nyine ugashyiraho impamvu atayafite mbere yuko mbere wamusigiraga ngaho nta kintu afite, ugasanga ya rete yawe birayidindisha. Urabona hari akandi kantu keza k'iyi system noneho hejuru, hari hejuru murabona ndetse max coding. Ahangaha nzuminze urahabona hariya. Ahangaha rero urabona hari imibare yazamutse, natangira kuri 0 ni ya
rete yawe yagendaga izamuka noneho izajya izamuka. Urabona ko ngiye kubaka abana bose maze kubashyiriramo sisiteme isinyereka ku ijana amanota yashyizemo, mbese nkanda kuri save, nawe uzahita uyakanda. Urabona ko arambwiye ngo max saved successfully, bivuze ngo aya manota noneho yabaye saved. Urabona ko sisiteme ahangaha max recording abana bose nabahaye amanota byabaye 100%. Ikindi uhita ukora rero tujya kuri submit max. Ahangaha submit max, urabona ko amanota nabahaye, amanota nagomba gutanga abanyeshuri 13, ubu bizaterwa n'umubare ufite muri iryo shuri ryawe. Ndi kubiri kugaragara ko abana bafite impamvu ari 2, nabahaye impamvu nyine nazikizeho, ariko muri 13 bose bahawe amanota, ariko muri abo 13 harimo 2 bafite impamvu, niyo mpamvu bose bari ku ishuri ryiza gute ryuzuye. Ubwo uzahita ukanda hano kuri approve end of unit. Okay, ubundi amanota yatagira ate agenda muri system. Noneho iyo draft yawe wari wakoze, ayo manota azaba agiye muri system noneho ku buryo biroti zaba generated. Okay, ukongera ugakomeza. ubwo iyo ngiyo nyine yari end of unit twari dushyizemo. Ikindi kintu duhita dukora rero, turongera tukagaruka, twamara kugaruka tukabona ko end of unit draft already irahari, dukeneye gushyiramo end of term. N'ubundi uraza kongera ugakanda kuri add max cyangwa se add max assessment. Wamara kuhakanda ugahita uhitamo kuri end of unit nawe ugakanda kuri add, n'ubundi wamara kuyiadingamo max assessment ukabona ko nawe urabona ko ziza ari 2, iya mbere ngiyi hejuru, indi ngiyi hasi, urabona ko nayo ihisiza already. Ahantu tuza dukanda ni handitse ngo add or edit max. Urabona ko ahangaha bize ndi hehe ya system nakubwiraga ahantu ya rate yanjye. Urabona ko nyiri kuri 0 kuko nta mwana ndashyiramo amanota, ariko nimara kuyamushyiriramo biraza guhita bihinduka, bigenda bizamuka. Kushyizemo amanota izamuka, kushyizemo amanota izamuka, kushyizemo amanota izamuka, kushyizemo amanota izamuka, kushyizemo amanota igira gute izamuka. Reka dushyiremo amanota rero. Ahangaha ubwo za mpamvu nakubwiye turi gushyiramo end of unit. Urabona ko n'ubundi ahangaha iyo umwana atakoze exam uhita umushyiriraho impamvu atayikoze, niba yararwaye, niba yasibye, niba yari afite ibibazo mu rugo, niba ari ibibazo by'amafaranga byose. Ahangaha baduhaye impamvu, bivuze ngo batworohereje. Rero baticaze bagenzi banjye, muze dukore systeme noneho tuyige, tuyimenye, tube familiar with it, kugira ngo ibintu byo gukererwa cyangwa se ku cya gihe cy'akavuyo kijya kigera mu gihe cyo gutanga amaripoti, ugasanga twebwe twese niho turi guhurira muri systeme, byagoranye, igenda ifungwa ahantu n'ahandi. Urumva nyine tubikore hakiri kare, kuko igihe murabona ko terms nyine zirarangiye cyangwa se umwaka urimo urasoza, kandi igihe kiri buze nyine abantu twese turi kwikoresha. Rero uzi ubwenge n'abayikoresha hakiri kare. Dore bimwe nababwiraga nyine, urabona ko ya rate yanjye yagiye izamuka ku 100, ngeze kuri 84. Bivuze ngo abana bose nimara kubashyiriramo ahangaha biraba bimaze kuba 100%. Uw'impamvu urayimuhereza bitewe n'impamvu afite. Iyo adafite amanota byarangira, urabona ko already 100% birabaye. Bivuze ngo abana bose mfite muri iri shuri bafite amanota, udafite amanota afite impamvu. Iyo nta mpamvu wamuhaye ntabwo bibara. Ugahita ukora kuri save, bakavuga ngo max saved successful. Urabona ko noneho abafite impamvu ni 3 mu bana 13 nahaye amanota, 3 nibo batayafite, bafite impamvu. Okay, good. Murabona ko uhita ukanda kuri approve end of term. Ubwo bayatanze nyine ubu maze kwemeza ko ayo manota washyizemo ari aya nyayo. Urabona ko nyine ari amashuri, nyine urareba ko amashuri yawe. Noneho hari akantu ngiye kubabwira ahangaha, urabanza ukamakinga sure yuko igihembwe urimo ari icya gatatu cyangwa se ari icya kabiri cyangwa ari icya mbere, bitewe naho ubikorera hehe. Ukora ku tudomo 3 hari hejuru mu nguni, n'ubundi ukabona ko umwaka uhita ubona hejuru, ugatema igihembwe. Dore nk'umufite igihembwe cya kabiri, bivuze ko class ndi bube ndi kubona cyangwa se liste ndabandi kubona nizo mu gihembwe cya kabiri. Bivuze ngo uraza ugahitamo nawe ukareba niba ushaka kumenya ngo ese abana banjye bose mu gihembwe cya kabiri, kuko urabona turi ku mwaka kandi tugiye gukenera gukora biroti z'umwaka. Ureba se abana banjye bose bafite amanota, ubwo dore urabona ugacekinga ukabona ko amanota already arimo. Aho umwana adafite amanota ukareba ukabona niba amanota yari ayafite ukayamuha, wasanga nawe yari afite se nawe yigeze akora ukamuha impamvu atakoze. N'igihembwe cya mbere
already nacyo ugihitamo ukajya gucekinga ukareba ko amanota yawe yose ari muri system. Ubwo rero urumva ibintu ni ukubimenya, tugomba kujyana n'ikoranabuhanga nk'uko rigenda rihinduka nyine tukemera guhindukana naryo, kuko iyi saha igeze buri wese agomba kwemera impinduka, nutemera impinduka uzasigara. Nuko rero naho uragenda ukareba end of term cyangwa se end of unit ukaraka amanota ari, murabona ko ahangaha already nari narayashyizemo aya manota. Rero umwana utayafite ni ukugenda ukamuha amanota yiwe niba uyafite, niba ntayafite ugahita ushyiraho impamvu adafite amanota. Yes, murabona ko ibintu byoroshye n'ubundi ahandi twacaga urabona ni kuri upload max nk'uko nyine n'ubundi twabibonye, ariko aho guhindurira igihembwe ni hari ahantu hari utudomo two hirya, naguca ku tw'ibumoso nako uca ku tw'ibumoso apana kuri tumwe tw'iburyo, hari hirya ya dashboard urahabona niho ujya gucengingira igihembwe, urabona ko ariho bihindukira umwaka, urabona hano hejuru. Okay, mwakoze kuza rero, ubundi najya ngo mbabwire ngo mukore like, comment, ubundi naho ubutaha. Ciao ciao. DAC TV. Daily Advice by Fruit TV. DAC TV.